nanjye ndi Pacifique Mutuyimana nkubutsa ko amakuru yacu yakurikirana no kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu ATV Rwanda official ko watambutsaho n'igitekerezo cyawe muri aya makuru yacu. Tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko bamwe mu bagenda n'abakorera mu mujyi wa Kigali bavuga ko bateye impungenge n'umwanda ukabije ukomeje kugaragara no kwiyongera mu maresitora. Bavuga ko usibye ibikoresho bagaburirwaho biba byanduye ngo n'ibiryo babagaburira biba bifite umwanda naho babitegurira bikaba ari uko akaba bashobora kugira ibibazo bitandukanye birimo n'indwara zabataka zishamikiye kuri uyu mwanda. Ibyo baheraho basaba ko ngo ababifite mu nshingano bajya bakoraho ubugenzuzi buhoraho mu kureba niba hategurirwa amafunguro ndetse n'ibyo babagaburiraho bifite isuku, kuko ngo hari benshi batangiye kugirwaho ingaruka. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwo butangaza ko abakora ubucuruzi nk'ubu bakwiye kubahiriza amabwiriza basabwe gukora mbere y'uko batanga izi serivisi mu gihe bihano batarabifatirwa. Elias Dushimimana arakomeza n'inkuru. Abaturage bo hirya no hino mu mujyi wa Kigali bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'umwanda ukunda kugaragara muri amwe mu maresitora atanga ibiryo bituje ubuziranenge, bityo bikaviramo amwe uburwayi. Bamwe muri bo baganiriye na ATV bagarutse kuri iki kibazo ndetse banagaragaza ko hari abemera kurya ayo mafunguro adateguwe neza ku bw'amaburakindi kubera ubushobozi buke. Hari umwanda umukozi yabishyize mbese abikora uko yumva yiboneye, nawe wahagera nka gutyo ukabona nta suku n'imwe kubera inzara, kwirengera nyine. Wafata ibiryo by'ibihumbi 3 cyangwa se ibiryo bya 500, wumve ko ibyo biryo byaba byujuje ubuziranenge kimwe. Ibyo by'imyanda byo n'imyanda yo ntiyabura, tubifite isuku. Y'igihumbi rero ni yayindi yambuza uko ngize cyangwa se ni 500. Ubwo ntabwo uko ariyo mibereho uba ufite, none se wabigenza biba bisa neza. Amaresitora nyine asa n'aciriritse. Igihe nyine nagiyeyo bitewe nyine n'ibyo nayo ngiye kurebayo tangariye umwanda, biba ngombwa ko nabifata. Hari igihe tuba tutabireba ariko akenshi iyo resitora ngiye narayibonye. Nguku umuntu amaze kurya ukahita ufata iyo sahani ukahita uyoza muri ayo mazi, nturinde no kuyunyuguza, uhita uyikunkumura gutyo ukahita uhereza undi muntu. Waba ari umwanda ukabije. Igihe banaguze ibitambaro bisa nabi nyine bakoresha nka abahungu ubona basa nabi, abahungu baba batakarabye, yewe n'abakobwa baba ari uko, amasafuriya aterekeranyije aho ngaho niyogeje, nyine wumva abisebetse. Ngana resitora kuko yaho ntago iba imeze neza cyane, ariko kubera ko ubu ukeneye gukemura ikibazo cyo kurya upfa kurira aho ngaho nta kibazo. Faranga macyakurisha nabi ngiye yuko ibintu byarazamutse, bakubwira ko byazamutse, ubwo nyine ukarya uko ufite mu mufuka. Ubona n'akantu ka soveseri banaguza ameza ukabona kariho indiro, ibintu kana ntibimeze neza. Amasahani ukabona barahanaguje bagize uko vuba bataye mu bibasibira aho ngaho, amasaza atuma, ibiryo biri hariya, igifuka cyegereye hariya cy'imyanda. Bishyuhano gushyushya ntabwo araye bibayunuka byanagaze, nta mumaro biba bifite. Ngibyo nta mumaro biba bifite kuko ibyo birya guhaye nta gaciro bafite kuko yabyarangiye nyine babyarangiye, ntabwo biba bimeze nk'ibitekeweho ako kanya. Abaturage kandi banemeza ko hari abacuruza baba bagamije amafaranga ariko batitaye ku buzima bw'abakiriya babagana. Icyangombwa ni uko babona amafaranga, nta kindi. Bo ubwabo iyo binjije amafaranga ntabwo bareba umuntu ubuzima bwabo. Ko ababibara nyine abakeneye amafaranga, akeneye inyungu kurenza bwa buzima bw'abaturage bagenda bamugana. Bashingiye ku ngaruka abagaburiwe uwo mwanda bibagiraho, babone gusaba leta guhagurukira iki kibazo. Ngaruka no kurwara mikorobe zo kurwara inzoka nyine n'izindi ndwara runaka nyine zitera zifata umuntu. Nigeze gucibwamo cyane. Ukwiye kubijyamo nyine bukabahugura, bagakora amaresitora afite isuku, ngo bahabwa ibihano bagakurikirana. Ngaruka nyine zabonekaho ni indwara mbese nk'izo ngizo ziterwa n'ibyo biryo nyine bitameze neza, amafegisiyo, izinamibe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bukahagera bukareba nyine uko bakora. Urumva nyine uwarwaye inzoka se biba bikabije. Icyo dusaba leta ni uko wenda yakora ubuvugizi abo ngabo barira muri resitora. Iki kibazo cy'umwanda uvugwa mu maresitora, umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya
Aganira na ATV ku murongo wa telefoni yavuze ko abashinga amaresitora baba bagomba kubahiriza ibyo basabwe mbere yo gutangira gukora, ndetse ko buri wese akwiye gufata isuku nk'umuco kuko birinda ibibazo bitandukanye. Umuntu agiye gushinga resitora hari ibyo asabwa, hari amabwiriza aba agomba kugenderaho, kandi muri ayo mabwiriza harimo no kugira isuku, kuko kuri resitora ho n'ibindi bindi. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose utagize isuku ihagije y'ibiribwa utegura, y'aho abantu babifatira, y'ibyo babifatiraho, icyo gihe ushobora kuba waba intandaro yo guteza indwara nyinshi ziterwa n'umwanda. Ubwo rero ibyo bintu wabyemererwa. Tubibutsa hano ko isuku ni ikintu gikomeye cyane, tubivuga buri munsi, nta nubwo tuzahagarika kubivuga, ariko murabizi ko intero ya guverinoma muri iyi minsi icyo batwibutsa ni uko isuku igomba kuba umuco. Ubwo tuba tuvuga isuku y'umuntu gusa ku mubiri, ntabwo tuvuga isuku y'aho tugenda gusa, ahubwo tunavuga iyo ngiyo yose ijyanye n'ibindi byose bishobora kuba byatera n'ikibazo mu gihe cyose bitagiriwe isuku. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko buri mwaka amafunguro atujuje ubuziranenge atuma abarenga miliyoni 600 bagira ibibazo biyaturutseho, abarenga 420,000 bagapfa, aho abahitanwa nayo 30% ni abana bari munsi y'imyaka 5. Elias Dushimimana, ATV mu mujyi wa Kigali. Elias Dushimimana arakoze cyane. Naho mu karere ka Kirehe bamwe mu baturage bafite ubumuga mu mirenge